Mu bantu bakoze kuri White House harimo abimukira baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi, abanyabukorikori bafite ubuhanga mu gutunganya amabuye n'ibiti, ndetse n'abacakara b'Abanyafurika bakoreshwaga muri Amerika muri icyo gihe. Gusa nubwo abacakara batavugwa mu bagize uruhare mu kubaka iyi nyubako, ariko birazwi neza ko bagize uruhare rukomeye mu iyubakwa ry'iyi nyubako yamamaye cyane ku isi. Buhoro buhoro inkuta zatangiye kuzamuka. Buri mwaka wageraga hagaragaraga impinduka nshya. Abaturage bo muri ako gace batangiye kubona inyubako ko yagendaga ifata isura. Icyo gihe nta muntu wari uzi neza ko iyi nyubako yari igiye kuba kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ubutegetsi ku isi. Nyuma y'imyaka 8 y'imirimo itoroshye, White House yari igeze ku rwego rwo guturwamo. Mu mwaka w'1800, perezida wa kabiri wa Amerika John Adams niwe wabaye perezida wa mbere wayituyemo. Icyakora icyo gihe kuyubaka byari bitararangira neza. Hari ibyumba byinshi bitari byuzuye neza, kandi bari bakiri mu bikorwa byo gusiga amarangi ndetse no gutunganya imbere mu byumba. Bivugwa ko igihe John Adams yimukiraga muri White House, hari ibyumba byari bikirimo impumuro y'amatafari mashya ndetse n'amarangi yari akimara gushyirwamo. Ariko ibyo ntibyabujije ko iyi nyubako itangira gukora inshingano zayo nk'urugo rw'umukuru w'igihugu.